Reka nkomeze kubasuhuza mwese abakurikiye Abimana TV, nkomeza kubabwira ngo shalom shalom, amahoro y'Imana akomeza aganze mu mitima yanyu. Muri iki gitondo cyangwa se muri aya masaha hari inkuru ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ya couple cyangwa se y'umwe mu bakobwa muri ADEPR cyangwa se mu mbabare y'umwe mu mama muri ADEPR, Dorcas nawe niwe Musanze mu majyaruguru, n'umwe mu bahanzi bamenyekanye baririmba indirimbo za gospel na n'uyu munsi bakiririmba, ariko by'umwihariko indirimbo zo mu bitabo we n'umugabo we Papy Clever. Ngarutse kuri Dorcas, ni umumama wavukiye mu karere ka Musanze, avukira muri ADEPR, ubu ni umumama w'abana babiri. Uyu munsi rero ku mbuga nkoranyambaga bamwatatse babonye ifoto ye yambaye ipantalo, ni ipantalo ariko agerekaho ijipo. Bitewe rero n'imigenzereze iba muri ADEPR cyangwa se n'imyemerere iba muri ADEPR, abantu benshi bamubonye yambaye gutya, abantu benshi bamubonye yambaye iyi myambaro batangiye kumucira urubanza, baramubwira ngo ibi bintu wambaye ntabwo bijyaniranye n'umuco muri ADEPR. Murabizi ko kwambara amaherena, kwambara amapantalo, kwambara amakabutura uri umukobwa, kudashira agatambaro mu mutwe, nubwo kuri iyi foto mubona ko yabikoze, ibyo byose muri ADEPR iyo ugiye ku murimo w'Imana ntubikore biba nk'ikibazo, cyane cyane ku bantu b'abamama. Abantu benshi rero bakoresha imbuga nkoranyambaga bo muri ADEPR banenze cyane imyambarire ya Dorcas, bavuga ko nk'umwana cyangwa se nk'umubyeyi wo muri ADEPR atagakwiye kuba yambara ipantalo. Ibi rero babivuze ubwo Dorcas yaramaze gupostinga ifoto ye avuga ko yerekeje mu bitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi yaragiye gukorera i Burayi, kandi muri ibyo bihe bikaba byari ibihe bigaragaza ubukonje cyangwa se mu bihe by'ubukonje, aho buri muntu wese aba asabwa kwambara ipantalo. Mu bakurikirana rero ibintu cyangwa se bakurikirana imigenzereze muri ADEPR n'imico yaho n'imyambarire yaho, nakomeje kubabwira ko batemera ibintu byo kwambara amapantalo. Mu kubona rero Dorcas yambara ipantalo, baratunguwe cyane, babivugaho byinshi, bamwe batangira kumucira urubanza, abandi bavuga ko nk'umubyeyi rwose wo muri ADEPR ufite abana babiri, abandi babyeyi bari kureberaho, cyangwa se abandi bana bato bari imbere ye cyangwa se bari inyuma ye bagakwiye kuba bamukurikiza, bamureberaho, ariko ngo arimo aratanga ibintu bitari byiza cyangwa se arimo arerekana urugero rutari rwiza. Mbibutse ko n'umwe mu bakobwa muri buka Vestine na Dorcas baririmba, umwe muri bo yigeze gushira ibisuko ngira ngo nubwo bacyarabifite muri ADEPR, barabivuga koko biba induru, biba amahane, kugeza ubwo yasezeye muri ADEPR. Kuri ubu rero Dorcas nawe urimbana n'umugabo we Papy Clever, sinzi niba biri buze kumugiraho ingaruka cyangwa se niba ashobora gutekereza indi myumvire cyangwa se akaba yabihindura, cyane cyane ko muri ADEPR muri iki gihe ari igihe cyo gushira amategeko, navuga ngo ni amategeko akarishye, ni amategeko abungabunga discipline ya ADEPR. Muri iki gihe arimo arakazwa cyane, ubu nta murimbyi ushobora kurimba muri ADEPR wasutse nk'uko byari bizwi ariko bitari mu nyandiko. Ubu ngubu byashizwe mu nyandiko. Hanyuma kwambara ipantalo muri ADEPR, guhagarara ku ruhimbi, ngira ngo nigeze no kubyumva no kwa Gitwaza babivuga ko ibyo bintu bitemewe, uramutse ubikoze bitakunda. Mu gihe hari amatorero kurimba bambaye amapantalo abakobwa byemewe, ariko muri ADEPR ntago byemewe. Hari n'andi matorero ya KRISTU bitemewe, ariko burya hari abantu bavuga ko byabijyaniranye n'umuco, abandi bakavuga ko ahangaha mu Rwanda hadakonja, ariko baramutse bageze hariya mu bihugu by'i Burayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se muri Amerika cyangwa i Burayi cyangwa mu bindi bihugu bigira neje, bishobora kurangira n'abambaye amapantalo. Ubu rero kwambara ipantalo ahangaha mu Rwanda mu barokore kiracyari ikizira, kiracyari icyaha. Ibi rero nibyo byabaye kuri Dorcas urimbana n'umugabo we Papy Clever ubwo yerekezaga muri Amerika. Rero ibi rero nibyo byabaye kuri Dorcas ubwo yerekezaga mu bitaramo mu migabane itandukanye. Hanyuma akiri i Kigali ako kanya akubitamo agapantalo, ashiraho ijipo hejuru. Akantu ko gushira ijipo hejuru nako ni igitangaza, undi agenda yambaye ipantalo gusa agomba kumutwara iki. Abantu rero bahise batangira kumwanjama, bamuvugaho byinshi, bamutera amagambo, bavuga ko atarabikwiriye,
abamama abapapa bo muri ADEPR baramuteragerana aravuga ngo uyu mwana aratunaniye, wasanga agiye kuba nka wa mukobwa n'undi y'umusanze Vestina na Dorcas bimusanze bageze i Kigali, tugatangira kubabara mu toro rya ADEPR, tugatangira kubona nta muco, tugatangira kubona nta mwimerere bafite. Ibi bintu byatumye na ADEPR ishira amategeko. Murabizi ko muri ADEPR nta muhanzi n'umwe gukora indirimbo cyangwa se kuba umuhanzi cyangwa se kuba umuhanuzi ngo atagejeje burya imyaka 18. Ni amategeko aherutse gusohoka. Ngarutse rero kuri Dorcas urimbana n'umugabo we, ubwe yagise ajya ku mbuga nkoranyambaga atangira gusubiza abantu. Yasabye imbabazi aravuga ati nyaboneka ntago ari ukomeze, ntabwo nsanzwe nambara ipantaro, ariko kubera ahantu ngiye kuhakonja, namwe abenshi murabizi bisaba kugira ngo nambare ipantaro. Abandi bakavuga ati iyo pantaro ko atangiye kuyambarukira hano mu Rwanda hashyushye. Abandi batangira kumubwira ati se iyo pantaro utubona wambaye ukagereka ijipo kubera icyo wageretse ijipo. Gusa n'abagiye babereka ko bamushigikiye bamubwira ko nubwo yambaye ipantaro akagereka ijipo ntacyo bitwaye. Mu by'ukuri bagerageza kumutera imbaraga, bagerageza kumuha akanyabugabo, bamubwira ko nubwo yambaye ipantaro ubundi ntacyo byakwiye kuba bitwara. Ubu rero aho ari mu bitaramo yakomeje kuvuga ko afite imbaraga, n'ubwo abantu benshi bakomeje kumuca intege bamubwira ko atagakwiye kuba yambaye ipantaro, bamubwira ko ibyo arimo rwose atari ibintu byiza, bamubwira mbese abantu benshi bagiye bavuga ngo ibi bintu urimo bizatuma ugwa nk'abandi. Ariko uyu mubyeyi yakomeje kuba kagifite indangagaciro zo muri ADEPR kandi kagikomeje kubaha Imana. Abandi bamubwiye ko Imana itabonerwa mu pantaro, Imana itabonerwa mu majipo, Imana itabonerwa mu myambaro, ahubwo akwiye kugira imbaraga zo komeza gukora ibihangano mu buryo butandukanye. Rero iyi couple ni couple Dorcas na Papy Clever, ni couple imaze igihe kinini nk'uko nababwiye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ndetse no kuyiramya, ariko bahereye cyane mu ndirimbo zo mu bitabo, na n'uyu munsi nizo bagikora. Bamaze rero igihe bogoga amahanga bahimbaza Imana, baramya Imana. Biranashoboka ko bamwe mu bantu turi kuvuga tutavuze bashobora kuba batangiye kubagirisha cyangwa se ishamba, kuko nagiye mbana muri comment bavuga ngo ni gute umuntu yazakora akantu kose abantu bakamucira urubanza, abantu bakavuga ko yarengereye kandi nta kintu akoze, yambaye ipantaro kumwe n'umugabo we, ngo ariko ikibazo ngo nuko yambariye mu ruhame. Rero murabizi ko muri ADEPR imico yaho igenda igongana na doctrine zabo cyangwa se imyemerere yabo. Nabo ntabwo ndavuga ngo ndabacira urubanza, ariko mbabwire ko byibuze igihe kigeze kugira ngo abantu babohoke bumve ko umuco wa hano mu Rwanda tutawubangamiye. Niba umuntu agiye muri Amerika hari imbeho, benshi bagiye batekereza ko bidashoboka, ariko nekereza ko abatanze comment abakomeza kubivugaho n'abantu batari batura cyangwa se batari bagira na hariya ngo bumve ubukonje, bumve n'imbeho, aho buri muntu wese w'igitsina gore abagomba kwambara umwambaro w'ipantaro kandi akambara n'ibintu bimutegeka gushuha cyane. Rero ipantaro irabafasha ku bantu b'ababyeyi cyangwa se ku n'abagabo bose. Ni byiza ko kwambara umwambaro w'ipantaro ukarenzaho n'ikindi kintu, cyane ko hari ahantu haba hari ubukonje. Rero uyu mubyeyi nk'umwana kuri muri ADEPR bahanganye n'urugamba rukomeye rw'abantu bamubwira ati wambaye nabi, ntiwakwiye kwambara gutyo. Abandi bamubwira ngo uradusebeje, abandi bamubwira ngo ADEPR yararangiye, abandi bamubwira ngo aba bana besho ubundi no bagiye kwica ADEPR, twarayiharaniye, twarigomwe, inzara twishe, twararaye mu butayu, twarakoze amasengesho, twaraye za kanyarira kugira ngo itorero rikomere. None abana batoya b'abahanzi batangiye kwica itorero, aho batangiye kugenda bambara uko bishakiye, ngo no mu gihe kiri imbere bashaka kuzatobora amazuru cyangwa se ejo kuva ngo batoboye indimi, batoboye iminwa. Nibyo abantu bagenda bavuga kuri comment zabo. Ariko icyo nababwira, nyaboneka mureke iyi couple, mureke uyu mubyeyi w'abana babiri akomeze yikorere umuziki, akomeze teze imbere, akomeze ahimbaza Imana, cyane ko n'Imana dukorera ntabwo izaturebera mu myenda cyangwa se mu myambaro, ahubwo izareba uko umutima w'umuntu ameze. Aba rero ababavuze n'abakomeje kubavugaho bakomeje kwibaza kuri iyi myambarire y'uyu mubyeyi, we ntabwo ari ubwa mbere, cyane ko ubwe yivugiye ko mu mwaka wa 2022 ngo burya nibwo yambaye ipantaro ya mbere mu buzima. Icyo gihe nibwo yarabonye amahirwe yo kujya mu Burayi, ubwo yahise aboneraho no kwambara ipantaro. Ubwo nibwo avuga ko ari bwo bwa mbere atangiye kuyambara, ndetse akaba atanumva impamvu uyu munsi wa none aribwo abantu batangira kwibaza ngo se kuki yambara ipantaro.
bavuga ko rero mu gihe amaze cyose yambara ipantaro abantu batagakwiye kuba babyibazaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu mu gihe yatangiye kuyambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Avuga rero kuba abantu babyibazaho ko bagakwiye kuba bibaza ibindi bintu cyangwa se banabasengera no kwibaza ku myambarire ye, n'ubusanzwe ngo ntabwo azareka iyo pantaro igihe cyose azaba yerekeje i Burayi cyangwa se mu bihugu bikonje cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose, bizajya bimusaba kwambara iyi pantaro wenda arenzaho n'ijipo mu rwego rwo kugira ngo atinya akantu gatoya ko muri ADEPR. Reka mbabwire rero ngo mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukurikire Abimana TV, haba ku murongo wacu wa Facebook ndetse no ku murongo wacu wa YouTube. Niba utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yibanze kandi amakuru yizewe. Murakoze cyane, ndabakunda.